ndibaza surumva ibyo bindeba rero rimwe na rimwe nyamara kwiye kunyumva mama komeza ibyo watangiye umwanzuro wafashe ibyo wageneye ubuzima bwawe bikomeze undi muraza umbwira ibyo bintu ngiye urumva bindeba urumva ko kwitwa mama wanjye bihagije gusa nakubwiye ngo nyamara ushatse wanyumvaga rero ntabwo dukwiye kubaho muri ubu buzima njye nawe abantu babiri mu nzu tukabaho duhanganye gutya okay ikintu gikomeye utumva ni iki okay ngambwira ibyo ushaka kumbwira wowe komeza ugenda ujye muri abo basore bawe sibyo niwo mwanzuro wafatiye ubuzima bwawe we wumva ko nta kibazo wumva ko kuba muri uwo murongo nta kibazo bikomeze mama bikomeze uzi ko wakumva umbwira amagambo yagira ngo hari wenda umusore umwe arasohoka ejo hakaza undi ejo hakaza undi erega ndi umuntu nanjye ufite umubiri ku myaka ufite kuki udatekereza yuko umuntu ashobora kwicara akaba yagira irungu nawe urumva ushyuha urumva umubiri wawe ushyushye cyane urumva ukeneye abasore urumva umubiri wawe uri gutogota urumva ukeneye abasore ku myaka yawe ufite wowe urugero ugezeho uri mu rugero rwo gushaka umusore tujya kungana urumva washyushye urumva umubiri wawe uri mu place stop ntabwo mba ndimo nkwegera kugira ngo mbwire amagambo akomeza kunkomeretsa mama oya jya umenya ko ushaje ntabwo ari njyewe ugomba kukwibutsa ko ushaje ujye ugenda muri miriwari we wirebe urebe ukuntu umeze urabona ashaje ku buryo ndi umuntu wo kugenda nkaba mu irungu ryanjye we njyenyine gaye nabanye na papa wese ndusha imyaka ingahe mbabarire ntabwo ushaje ku rwego rumutekerezaho ko nkwiye kugenda nkajya ahantu mwigunga hanjye nyine nakubwiye ngo ndi umuntu gaye kandi imyaka ufite wakabaye ibitekerezo sinkwiye guhangana nawe kubera icyo kintu mama ntabwo ngiye ndi guhangana nawe ibi byose biba biri kuba ni urukundo ugiye ngukunda niba utazi uko umeze ujye ugenda mu ndorerwamo wowe wireba urumva umubiri wawe uri kugusunikira gukora ibintu nk'ibyo kugusunikira ku basore tujya kungana gaye twavuye kuri iyo sije nakubwira icyo naguhamagarira nkeneye ko tuvugana uko ngiye kukwegera ngo tuvugane utangiye kumbwira iby'abasore wajya unavuye hanjya kuki uri kumfata mu isura itariyo uhora unjijisha unyereka ko ibyo bintu bishobora kuba biri hagati yawe na papa yego niba ibi bintu biri hagati yawe na papa mwarabyemeranyijwe ari ukuri uzabikomeza Alo biteze umeze gute siko wanyanze we sha ntabwo ari ukukwanga umva maze iminsi hari ibintu ndimo shangiye narayenze ingwe zarayizishe hana yanjye ubundi hango bimereye nabi byataye ibaze se we wazagabanyije nawe shabanza ntazongera kuzinga narayenze ivuyo umva se shabuze ikintu noneho nari ngiye kukubwira wumve ngo sari noneho ibyiwe byanyobeye sinzi icyo gukora sinzi naho nahera cyongeye noneho ikintu cyo ndi kubona ibyari imikino sha bibaye iby'ukuri kweri nuko uzi ko ashobora kuba umva akunda uriya mugore byanyabyo noneho bitari bya bindi by'imikino byo kuvuga ngo arashaka imitungo arashaka iki akamukunda se nawe akaba ari kuguplayinga se
ni ukuri kw'Imana ndabona noneho aho bigeze asigaye amukunda. Ibaze yuko urumva ibaze ko noneho yambwiye ngo nkore ubukwe n'undi muhungu ngo tujye no mu murenge. Ukora ubukwe n'undi muhungu? Ariko noneho ngo i Kigali nawe si byose bishoboka gute? Ndabizi se. None se uwo muhungu yavuye kukubwira gutyo umukuru ubukwe n'undi muhungu? Umuntu usura muzi basi? Uwo muhungu nyine ni wa wundi urumva navuga ko abereye nka step father wiwe. Ni umwana wiwe. Mbabariro nyumvire noneho iyo mikino atangiye kuza. Umuntu twakundanaga twari dufitanye ejo hazaza ibintu byose twapanze tukagira gute. Mbabariro mbwira urumva umuntu tugifitanye gahunda koko? Uzabikomeza ariko niba bihabanye n'ukuri mama uzazibukire. Gael, Gael, stop! Gael? Niki ushaka kumbwira? Nicaranye nawe hano iminota igera kuri ngahe. Ni iki ushaka kumbwira? Nicyo utumye mvuga Gael. Wandaza amatwi ukanyumva ushaka kunyicisha Gael. Okay. Mbwira Gael, okay, it's fine. Mbwira nyine. Gael, stop, s'il te plaît. Maman. Gael, nakumwanga. Look at me. Please. Look at me. Wait. Please. Mama, please. I understand. Gusa ni ikintu nshaka kukubwira. Ndabizi ufite umubiri kandi uri umuntu, kandi ibyo uvuga byose ndabyumva nk'uko ushaka kubivuga. Mama urabikwiye koko, kandi byose bigomba kuba nk'uko ubivuga. Mama ibyo umbwira n'ibyo ndabyumva 100%, kandi ntacyo makanye umbabarire. Look at me. Look at me. You are so beautiful. But you are a liar. N'ibyo uri kuvuga byose, amasezerano wowe wagiranye na papa, njye narayumvise. Ibintu byose ndabizi ku murongo. Utagira ngo ntabwo mbizi. Ibintu byose ndabizi step by step. Wewe wagiranye na amasezerano na papa yuko nta wundi mugabo uzigera ushaka igihe azaba atakiriho. None urimo urashaka kumfata ukanshurika wowe. Urimo urashaka kumfata ukanshyira hasi nk'ikigoryi. Ibintu byose ndabizi uko bimeze. Ibintu byose ndabizi ku murongo. Wagiye wiyubaha ukamenya imyaka ufite. Wagiye wiyubaha wowe ukamenya ko ugomba gufata umuryango wawe ukawuteganyiriza ejo hazaza. Aho kugira ngo ukore ibyo, urimo uririrwa wirukanga mu basore. Bariya ni iki bazamarira uyu muryango? Wakicaye hasi ugategurira umuryango wawe hazaza. Warangiza ukajya aho ngaho urimo urashaka kunshurika. Ibintu byose ndabizi step by step. Warangiza ukiriza amarira y'ingoma. Mama wajya ureka kuba umubyeyi mubi. Uretse gato yamubaza ariko ibyo bintu yabikoze none se ntadiriye nta kintu cy'ibyishimo yabwiye ati mwana kubwira ati ngiye biturukije no kuntu mbona ukuntu noza Sara gukunda. Urumva ntabwo yakubwiye ati wenda impamvu ashaka ko hari ibyishimo.
ikibyihishe inyuma nyine ikintu we kimuri mu mutwe cyamutwaye uruhu n'uruhande ngo ni imitungo niyo yonyine ashaka. None si iyo mitungo ubanye n'uwo mujama mwayibona nyine urumva ngo uwo mujama we imitungo yiwe uwo ngo ashaka ko tubana nyine umwana w'uwo mugore n'ubundi nawe azashaka ngo iyo mitungo bazayimuhereza ari uko twamaze gusezerana ngo kandi tugomba gusezerana ivangamutungo. Reka ubwana mari hano turi Kigali reka mubwire sisi ngo reka ubwana mari turi Kigali umva rero mubwire so ureba burya umuntu ntakora ikintu urumva akagukorera ikintu muri kumwe akora akari kugikorera undi cyumenya ko nawe ejo n'ejo ubundi yakigukorera nk'uko umuntu naza akakubwira amagambo akakubwira urabona ngo buriya ngo uriyanga imico ni cyumenya ko burya iyo mutandukanye nawe niko akuvuga reka rero mwereke ndiro nzima urumva ucyuha umunyamugeri sibyo wowe byemere urumva ahubwo umushuke urumva ujye umubwira kira kimera amubwira adakeneye amafaranga aya ngaya umubwira ati kugira atazazamo ibibazo bakaba yakuvumbura wowe amafaranga ujye umubwira ko yakoresheje ibintu sibyo urumva deni yazanuye abike wowe konti yawe ukomeze yibyinge urumva n'ibyo biciyemo umuhungu umwana abana ahubwo ukamubwira ati imitungo ikakwandika kuko ejo n'ejo ubundi ukuntu ariko kugira gutyo n'ejo ubundi nawe yaguhinduka ndetse icyizere igihugira niba uwo mumera mukina kamera yakamukunda urumva kandi akaza akabikubwira nawe urumva nawe ejo bundi kuki atabona ndetse nawe akabikora urumva wemenya ubwenge ahubwo kurema yawe ejo n'ejo bundi ku buryo byazanahinduka mwatandukana nawe ufite ikintu mukura sha uzi keretse ari uko bigenze naho ubundi urukundo rwo ndabona rwaragiye pe umva sisi ibintu byo kuvuga bishyire ku ruhande shaka ibice urumva wiyumva ute numva nta ntege kabisa ntabwo ameze neza pe ndabibona ariko humura urwarane ibyiringiro sibyo twizere kuzamera neza iyo umuntu arwaye yizeye yumva ko ahantu aryamye hariyo imbaraga zahamukura biba bishoboka sibyo sheri nibyo rwose ariko nashatse no kujya kota akazuba birananira byanze pe ushobora gusindagiza aya yewe rero nzagera n'ejo ushaka kugira ngo uzamenyere uriya mwana nicyo nashaka kugira ngo nkubwire uravuga Gaël Gaël rwose uzamufate neza umwana wawe nanjye ntazagira ikibura ntazagira igihinduka nk'uko twabisezeranye rwose
hari n'inzu namwubakiye hariya Kicukiro ariko uzayimuhe ariko amaze gushaka nta bundi uyimuhaye ngo yayangiza cyangwa se akanayigurisha amafaranga akamupfira ubusa urumva ko twaba duhombye umara nzabikora uko ubishaka ariko se kumeze nk'uraga ndagira kwete aya ni ukugira ngo tuganire ndamuganiriza ntabwo ari ukuraga uri konera ubwoba ntabwo ngutera ubwoba uri konera ubwoba nkatangira kwibaza urupfu rwabaye rwanjye ngewe nuko nakwifata bikanyobera ntabwo nabaho ntagufite ngo bishoboke ni ukuri sinabaho ntagufite niyo mpamvu ayo magambo ari kuntera ubwoba reka twizere ko uzakira sibyo nanjye ndabyizeye ko nzakira ariko naho Gaël urabizi ko ari uwanjye n'uwanjye humura n'uburwaye uhumure Gaël n'uwanjye sibyo ni umwana wanjye nta kintu azamburana kuva mu bwana bwe uzi ko nabaye nyina kandi nzakomeza mubi kandi ubu murebanga nzaririnda sibyo ukoze cyane ntuzagira icyo umubabazaho rwose sinababaza Gaël ni umwana wanjye kandi ndamukunda urabizi ngo yicuza avuga ati papa ati iki oya humura uzamufate mu mwana wawe rwose kandi uzaba wikorera nawe Gaël ni umwana wanjye wivunika kandi mu myaka 20 ishize subyo mba narabaye nyina wundi bo barabibonye koko ntago wahisha ikintu mu mwaka 2, 5, 10 ngo bigere mu myaka 20 utarabona ko hari igihari yego nawe kubikubwiye ariko ngufitiye n'icyizere urakoze cyane nawe rero ugomba kubimenya Alright, I was saying, ibaze yuko natsinzwe kati. Yeah, for real. Umva nagiye muri classe, ndatangira ndakora. Yo, umva ibisubizo like nyine nta kimwe kiri mu mutwe. Ni Gaël. He was all over my head. Yeah, I'm serious. Fora muhungu sinzi ukuntu ameze. Ibibazo byiwe bya famiye ye byose biri hanga aha mu mutwe wanjye sinzi nimba nzikorera ibyo niga nongere nikorere ibya boyfriend nongere nikorere ibyiwabo sinzi ni bisanzwe oh come on gute se na koko esta nawe ntabwo ibintu wabinkora ntabwo nagara urukundo ku buryo njya gukora uzi ko nyine abonye amanota ndikanga ndavuga ati what kandi numvaga I did my best, I tried my best, but the results was crap bestie. Yeah, the result was crap.
ntabwo nabimubwira gusa urumva namubwira ngo sheri ngo you know ngo natsinzwe kati this and that oya ntabwo njya mubwira ayo makuru ntabwo rwose aba akeneye kuyamenya uko yatangira kwishisha sorry fake babe come in wakaza neza welcome okay I missed you too. So, how is your exam? Oh, thanks for asking. Sheri byagenze neza natsinze. Like nyine kati yari yoroshye. Ibaze ko ibyose na revisinze uko nabyize nako babyizanye. Babiza nyine. Can you imagine? Like nandikaga ibisubizo. Ikibazo ndakizi nasubiza. Iki narakizi nasubiza. Like 50%? Of course, babes. Nyine imana wajya ubwenge. Sheri kuri mbona I'm very smart woman. Hope you're happy. Nize ko wishimye. Okay. That's good. Why are you so calm? And what happened? Right. Because I missed you so much. Thank you. Thank you for coming to my house. Session. Usually when go wishimye. Nyine, like we are free. Just I'm happy. For real? I'm happy too. I hope to see you on my side. Just I'm happy. Me too, I'm happy. Nishimye waje kunsura. You should have told me. I should have prepared a nice meal for you. Ntabwo wambwiye ko nagutekeye bya biryo ukunda. Your favorite. Nta kibazo. Ntabwo buryo nishimye ibaze ko nyine the day before the cuts ibaze ko nize ndiga no natungwe no kubona ukuntu exam yaje shani uko nibazaga ati uyu ni njyewe cyangwa si njyewe ese prof twavuganye cyangwa nawe twavuganye ibaze ako it's because of you kubera wowe ntabitsinze nose mwakirize iki Just need water. Amazi. Are you okay? Yeah. You okay? Babe, I know you know, because hope you're doing fine, right? Najumisha. I love you. Love you too. I love you. Love you. Love you. Come. Nzana koje cyangwa shyushye. Abonetse yose nta kibazo. Honey. Yes. Umugore nkunda. Ndashaka kugira ngo nkwintroduce uyu mushuti wanjye. Yitwa Sisi, twariganye kera muri segonderi. Ariko we nyuma yagiye kuba umuganga. Ajya kwiga mu mahanga. Amara y'igihe nibwo ari kugaruka. Sisi, uyu ni Nina n'umugore wanjye. Afana fiancé tugiye kurushinga vuba cyane. Nziza rwose. Darling, mbahuje rero kugira ngo mutazahura mu nzira mutanaziranye cyane ko n'umuganga ni n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe. Ntekereza ko ari igitekerezo cyiza cyane kumuza na GAEL akamufasha. GAEL kandi? Baby, usa n'ibyo byihuse.
kubera Gael iki ntabwo arwaye kugeza kuri urwo rwego ndumva Ariko bigize ibintu chérie, bya cyane. ntugafate ibintu bikomeye ngo byoroshye ubu se ejo aramutse agize crise irenze iyo yaragize ubushize Ntabwo nakwanga amahitamo yawe birabitekereje nk'umugabo. Ariko nabanza sisi sister cyangwa sisi Siveta. Nice to meet you. Okay. donc twabahuza bakamenyana bakaba inshuti ngira ngo ni nabyo byamworohera kumukurikirana kugira ngo urabizi kwirinda biruta kwivuza sheni sibyo kandi kuba ufite umuntu w'umuhanga w'umudokiteri mu buzima bwawe ibintu biriyoroha birikora Hari umuganga Siveta numvise mu binyamakuru sinzi niba ari yego n'uyu sure n'uyu rwose congratulations narakumvise kuri ku rwego rwiza uwo Gael no muhungu wacu n'umuhungu mwiza cyane w'ibogari ushobora no kurangira ntawamenya muganga n'umurwayi none se ntabwo wabigize ubisoma se byibuze cyangwa byumve muri filime kuko birashoboka reka se ko ari iby'abazungu n'iby'abanyarwanda uko biri kose iyo umutima uzi icyo ushaka bavuga ngo amata aguranwa itabi sibyo gusa ariko nta tabi nta mata n'ubundi byose ni byiza bijya mu bindi amata nta tabi bifite valeri ikinyarwanda cyanjye kirangiriyeho ikinyarwanda cyanjye kirangiriyeho sibyo ahubwo let's cheers ku bushuti